Mwiriwe neza ndabasuhuje. Amazina yanjye yitwa Aishaki Anastase. Mu rurimi rw'amarenga ushobora kwandika ukoresha alphabet Anastase mu rurimi rw'amarenga. Harashize igihe kinini tutabonana, ariko uno munsi nagarutse kugira ngo twigire hamwe amwe mu magambo yagufasha kugira ngo umenye ururimi rw'amarenga ubafasha umuntu ubana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu buzima bwa buri munsi. Ariko by'umwihariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo aboneka muri Bibiliya kugira ngo nabo ube wabwiriza ijambo ry'Imana, kuko nabo bararikeneye mu buzima bwa buri munsi. Bamenye imyitwarire myiza, ukuntu byagenda, uko wamubwira amagambo runaka, serivisi akeneye ko wayimufasha. Ni muri ubwo buryo njyewe by'umwihariko nigisha abantu bumva kugira ngo mwebwe mwumva muzafashe abantu batumva ntibanavuge. Icyo nkusaba nkurikira kugira ngo umenye byinshi birenzeho. Tugiye kwamwa amagambo yo muri Bibiliya ukuntu yitwa mu marenga ukora gutya kavuze Bibiliya. Iyo ukoze gutyo uvuze igitabo wakongeraho Yesu bikabivuze Bibiliya. Yesu wowe iyo ukoze gutyo uvuze Bibiliya. Amagambo ijambo kora akagira agatoki gutya ijambo. Kristo ukora inyuguti ya ca nkuko twayize muri video yabanje, ca ukayikoza ku rutugu rumwe ukamanura hasi ku mukandara uvuze Kristo. Umwami ukora inyuguti ya ka nayo ukayikoza ku rutugu ukagarura hasi aho umukandara bawukenyereye ukavuze umwami. Dawidi ukora inyuguti ya da ukayikoza nanone hahandi ku rutugu ugarura gutya uvuze Dawidi. Andi magambo wabonamo Eva ukora inyuguti ya e ukayikoza ku itama Eva. Adamu ukora a ukayikoza ahangaha kavuze Adamu. Aya magambo rero ukatuyatenge turebe ukuntu ayo magambo tuyateranyije twayakoresha. Yesu Kristo, ndasubiramo, Yesu Kristo. Umwami Dawidi, kasema nitonze, umwami Dawidi. Umwami Yesu. Yesu aradukunda. Yesu gadukora gukunda. Numva mu rurimi rw'amarenga ntabwo ushyiramo ibyungo, ahubwo uhita ukora inshinga ukazitanya ugatebyara ijambo. Yesu aradukunda. Yesu wowe aragukunda. Ni ukuri. Kuvuga ukuri ni byiza. Iyo ukoze gutyo ikiganza ukakibona ku munwa ukakikwitanga uvuze ikintu cyiza cyangwa se ibintu byiza. Yesu ni mwiza. Muri Bibiliya tubonamo ijambo isabato nziza. Gukunda cyangwa se bikavuga urukundo. Gukunda. Yes, murakoze cyane. Ni by'agaciro kuba ukurikiye ino channel Ubufasha TV. Icyo nkusaba gukora subscribe ugakora share kugira ngo ubimenyeshe inshuti zawe nazo zize zige, kuko nta muntu hitamo hanavukira, kuko ubuzima ngo ni gatebe gatoki muri ino si. Icyo nkusaba nawe wicika intege bikumva ko bigoye, ahubwo shyira umuhate wige bizakunda. Ni ukuri Imana iradukunda cyane.
murakoze cyane, kora subscribe urabona inkunga ikomeye cyane.